urwo ngukunda uraruzi irunyemerera kureba ahandi peyi no uraruzi nirwatuma nkurekura. Yes, murakoze kwemera kuganira natwe muratangira mutwibwira mutubwire umwirondoro wanyu wose. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Kenisol, ndi umuhanzi nyarwanda uri kuzamuka. Amazina y'ababyeyi banyise ni Rusanganwa Norbert. Umuntu yakwibaza ufite imyaka ingana? Mfite imyaka 22. Hari irindi zina wenda bigeze kuguha muri societe wabagamo waryakira ute, niba ukirifite cyangwa niba wararyanze, niki cyatumye rivaho? Oya, nago ari societe, ahubwo ni nyogokuru wanjye ukunda kunyita Muhangasura. Yari kwisero ryakira gute? Ntacyo yintwara kuko ntago ari izina ribi wakwanga. Okay. None wenda umuntu yakwibaza aracyari umusore ingaragu? Cyane. Nta mukunzi ufite se? Ubu ngubu ntago araza. Niba nta mukunzi ufite wifuza wumva yaba ari umuntu umeze ute mu mico, mu myifatire no mu bukungu? Nago cyane ngendeye umuco cyane, nago njya ndeba ngo ubukungu ni iki, ko ubukungu ni ibishakwa. Ngiye nkunda umukobwa of course mwiza, mu bwiza navuga nago nagendera ku miterere, facial expression nyine tu, ariko nkunda umukobwa ufite umuco kandi unkunda. Abaye rukurebera inyuma umukobwa w'inzobe n'igikara amahitamo yawe abahe? Ndi igikara. Okay, wenda ikibazo kindi cya kane ni iki cyakubabaza mu rukundo uramutse warwinjiyemo? Gucibwa inyuma n'uwo nkunda tu. Wumva byakubabaza cyane nko ku rugero rungane gute? Ni byatuma afata decision yo gutandukana nawe, kandi urumva ni ikintu cyo gikomeye ku muntu mukundana. Ntago byagera kure bimwe abantu biyahura, ariko byatuma nandukana nawe. Ikibazo cya gatandatu, ukunda kugendana n'abantu bameze bate ku buryo umuntu ashobora kurera ukavuga ati groupe yanjye y'abantu bagomba kuba ari abantu bameze gutya? Nkunda kugendana n'abantu bafite ikintu kinini bamaze mu kazi kanjye, ndavuga musique, nk'aba musiciens, abantu nshobora kuba nakwigira ibintu bitandukanye bya musique. Wenda tujye ku ngano, abantu b'abagabo cyangwa b'urungano muri urungano tu. Ni cyo kintu wibuka wakubitiwe kukireka ukiri umwana bikanga bakakigukubitira iki kintu uzagicika, ariko inkoni zacyo ukabuze ikibuka? Kwiba isukari. Okay. Ni ikihe kintu kindi wibuka cyakunaniraga ugitangira amashuri abanza wenda mu ishuri? Gusubirayo nyuma mu masomo mibare cyane. Cyakunaniraga mu gukuba, kugabanya, gutera? Byose imibare muri rusange, navuga ngo ni iki. Okay. Niye nkuru mu mashuri abanza wize mu mashuri abanza ku buryo nanubu wicara ukavuga ngo uracyayibuka mu mashuri abanza akakuru ka kera? Simo sinibyibuka fresh, ariko niyo mbasha gukurura ubu ngubu. Simo sinibuka, ntago mbyibuka neza. Abantu babizi barabizi mu gitabo cy'igifaransa bya Simo simbyibuka neza. Yavuga ku biki? Ni story ni restation bisanzwe. Okay, ikibazo cya munani, ukunda kurya iki mu buzima busanzwe? Nkunda inyama cyane. Amafunguro yuzuye wenda tubwiye ya saa sita? Nkunda kurya umuceri n'imboga rwatsi, ndavuga dodo wenda n'ibindi bigiye muri vegetables nyine. Iyo bigeze mu byo kunywa nkunda ji ya mango cyane. Kamanyinya nako njya nkagerageza. Inzoga yawe ukunda kunywa ni iyihe yo atari ukunywa wenda byo kunywa uzatumira mwaka yo buri munsi bamwiye? Nkunda wine red. Okay. Iyo wambaye neza uvuga ati umunsi ushaka kwambara neza uba wambaye gute? Ntago ibyo bintu nawe picking kuko ntago njya mvuga ngo iyo nambaye neza ngo nambaye gutya. Njye ndambara pa kuba mbonye naberewe tu, ntago mvuga ngo n'uyu mwenda ngo biri class cyangwa imyenda muri rusange. Wenda ibara nkunda umukara cyane n'umutuku. Nuko mukunda tu, ntago mbona umuntu wambaye nyine ababerewe, sinzi. Nihe myumvire itariyo utekereza ko abantu bakugiraho bitewe n'uko bakubona inyuma?
ya kumbonaho dread cyangwa narapfumuye cyangwa tatuwaje bakambonamo ikiraro ubona ari imyumvire itari yo. ntabwo ari myiza noneho akabazo k'amatsiko iyo uza kugira guhitamo igitsina cyawe kuba wenda ari umukobwa cyangwa umuhungu ari guhitamo iki utameze nari guhitamo umuhungu ubona hari avantage yo kuba umuhungu kurusha umukobwa irahari cyane kuri kote zanjye nirebeyeho mbona ari zihari cyane wageze mu mashuri warize iyo uza wenda kugira andi mahitamo yo gukora nko mu nzego za politiki wari kuba mu yihe myanya y'ubuyobozi nari kuba ushinzwe ibijyanye n'imico na siporo kubera iki amahitamo yawe abaho ni uko kenshi nakuriye muri iyo mood na mbere y'uko mb'umuhanzi nari umukinnyi wa football iyo utaza noneho wenda nk'aho wavukiye aho utuye ubona ubaye umuyobozi muri ako karere cyangwa se mu murenge aho utuye ni iki wahindura ku buryo uvuga ati iki kintu cyarananiranye niho nashyira imbaraga nahindura mu kijyanye na of course bijyanye na R ntago imbaraga yagakwiye kuba ifite ntago ariyo ifite ubu ngubu watubwiye ko uri umuhanzi iyo utaza kuba umuhanzi niyemetse yindi wari gukora cyangwa n'uyu mwuga wundi wari gukora nari kuba umukinnyi wa football wabikundaga cyane noneho ku ruhande rwawe nk'umuhanzi uwuhe muhanzi noneho ku giti cyawe yiyumvamo ko hagati inspiration yanjye cyangwa se umuhanzi umwe nemera niwe role model yanjye mu Rwanda cyangwa hose muri rusange njye nakundaga Michael Jackson nawe nubwo yapfuye ariko naramukundaga cyane mu Rwanda rero abahanzi muri rusange baririmba R&B murabizi ko bafite achievement nyinshi cyane ntago napikinga ngo n'uyu nguyu ariko bose ndabakunda muri rusange baranyispira mu muziki wanjye. Muri yakwibaza iyo atari mu masaha y'akazi uri free ukunda gukora ibiki ibintu wenda biguhuza? Nkunda kuba ndi kuri YouTube cyane, nkunda gushakisha cyane kuri YouTube iyo connection yabonetse nyine nkunda kuba ndi busy nabyo. Mu masaha ubwo y'ikiruhuko mbese kuri YouTube bijyana no kwidagadura birenze umuziki koga kugira ute n'ibiki bindi ukora birenze wenda umuziki? Nkunda kubyina muri rusange na football, usibye ko ngubu nakishikira cyane kubera uburyo bw'imikorere yo kwirirwa umuntu ashakisha, ariko nibyo hagati bibiri nkunda. Wigeze usoma igitabo wenda kimwe ari igitabo wibuka wigeze usoma? Ntago nigeze nibanda mu bintu byo gusoma cyane, ariko ndashaka kubyihugura. Anagatabo na kamwe wenda wibuka wigeze usoma gasoma? Ngenda nsoma amakotsi yaba Mandela n'ibiki, ariko ntago ndasoma igitabo muri rusange. Okay, kuri ino si dutuye n'umwe mu mufata icyitegererezo ukavuga ati ubuzima wenda mu buryo bw'ubuzima mu buryo bw'imibereho niwe mu mufata icyitegererezo muri wa kuri ino si? Nkunda muri rusange mu buzima busanzwe nkunda Bruno Mars cyane. Nagiye nkurikirana ukuntu nyine muzike nyine yubatse muri rusange, ndavuga muri muzike kubera narabikunze cyane. Uryama ukarota? Yego. Izi nzozi wigeze kurota wibuka kumaze zaguteye ubwoba cyane kizirota? Zane ubwoba? Dari inzozi nigeze kurota zo kwirukanganwa n'ikintu mu ishyamba, sinzi ntago nari nzi icyo zisobanuye, ariko ni inzozi zaneye ubwoba cyane. Okay, noneho wenda umubano wawe n'umukunzi wawe wenda muzabana nubwo mutarabana uramutse ujemo agatotsi bikaba na ngombwa ko icyemezo cy'amategeko kivuga ko mugomba gutandukana, umva wabyakira uti mwatandukana wakumva amategeko akwiye kubahirizwa cyangwa wumva byakugora kubyakira? Oya, nabyakira kuko umuntu ni mugari, mushobora no gusubirana muri guhatiriza, nabyakira ko iyo habaye icyo cyemezo burya kiba ari ikintu gikomeye nawe wabishaka, umuha freedom ye rero. Ababyeyi b'umuntu abaye akibafite cyangwa se kuko buri wese aravuga nawe atakibafite, ababyeyi b'umuntu kuri bo bumva bavuze iki? Ni igisobanuro gikomeye cyane mu buzima bwacu buri munsi, ko nta muntu wabaza ngo akubwire ngo umubyeyi ngo ntago ari igisobanuro gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane kuko hari byinshi twagiye tubigiraho, nubwo wenda bimwe twagiye tubica ku ruhande wenda ntitubikurikize neza, ariko
muri make byaduhaye inzira y'ubuzima. Wemera Imana? Ndayemera cyane. Mu ijuru bavuga ko hazajya abantu badakora ibyaha. Ubona ari nk'ikihe cyaha cyakubuza kujya mu ijuru kikunanira wenda ukavuga ati iki cyo buriya gishobora kumuza kujya mu ijuru? Ntabwo nagipikinga ari kimwe. Ibyaha ni byinshi umuntu agira muri rusange. Ariko kuri iki wenda bikunda kugora kurekura. Kubeshya. Kubeshya ni ikintu gikunda gutungurana mu buzima bw'umuntu nta nubwo umenya ukuntu wabikoze. Kubeshya rero ubona byakubuza kujya mu ijuru? Kuko twabwiwe ko ibyaha byose imbere y'Imana bingana byambuza da. Uzakihana.